nganye nawe afite inzu yenda gisukundu ariko afite inzu yarabanje nayo ndambagiza anyereka icyumba ndi buryamemo nkina mu baga yanjye narayobaga kubye Imana yasira bane Imana yabikubwiye binyurira muri wowe ko nzasa ahantu heza none ibyo Imana avuze byarasohoye ubwo rero nukuri Imana ishimwe cyane. Amen. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muhere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva urimi turi kuvuga w'ikinyarwanda turabasuje cyane. Imana y'amahoro ibaho abantu bumugisha ikwifuriza abantu ngo Imana ibaho abantu b'ingirakamaro barafasha muri urugendo barimo. Reka shimira abantu bakanze subscribe ngushimira nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikandaho kugira ngo dushyigikire turi umuryango mugari. Turakomeje gahunda yacu ya Tembera u Rwanda. Ni gahunda yitwa Tembera u Rwanda ubasure muganire ku mbaraga z'Imana. Ntabwo ari gutembera gusa pe. Uyu munsi rero navuye Musanze bahamagaze ni mu mudugudu wa Rukingo akagari ka Rugerero umurenge ni Rugerero akarere ka Rubavu turi hano mu Bugoyi. Nta kindi cyanzanye naje gusura umukozi w'Imana. Uyu mukozi w'Imana afite amavuta ikintu mukundira ati ngewe iyo mpano ya nta bintu byo gutinda wana ni pare seconde ikindi ngomba gukubita umuzimu nkamuzengereza icyo nicyo muziho kabisa. Niyo mpamvu naje kugira ngo tuganire mubaze ntese muri iyi minsi Imana ikugukoresha bimeze bite. Erega biryoha bisubiwemo kandi intego ya Concord TV show nuga ngo tujye tureba abakozi b'Imana ese ntaba twasuye ngo nyuma bibacange ariko hoya ntabwo byamucanze uko byaramucanze ntabwo twaza mukanya tugiye kuganira atubwire ibitangaza Imana ikumukoresha naho mukanya. Ujubesha Mana ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha ntabwo ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene oya cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari oya ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene oya cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari oya ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujubesha Mana ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha ntabwo ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha. Yego bakunzi ba Concord TV show nkuko twabibabwiye yuko tuje gusura umukozi w'Imana Pastor Labani twamugezeho. Amen. Dushimye Imana rwose ko twamubonye tutasanze yagiye ariko ni umugabo utajya wica gahunda pe nicyo muziho. Ntabwo ajya yica gahunda n'undi twamubonye reka tangira dusuhuza ubuda dutangirize n'isengesho. Ya turabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Concord official ndetse n'abana by'umwihariko turabasuhuje Imana ikomeze kubana namwe cyane. Amen. Reka dusenye Imana ngo kuba bidusabye. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye izina ryawe niryubahwe wabanye natwe data myiza mwamuhoraho tugirira neza ushima ko twagera kuri uyu mwanya kwa masano ku iminota Mana turakunezewe cyane kongera kubona uyu mwanya aya mahirwe yo kuganira n'umuryango mugari wo kuri Concord official. Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe bana n'uyu mwene data bana n'uyu mushiki wacu nyakubahwa Imana murindisha imbaraga no kwera kwawe kugira ngo niko ku izina ryawe Yesu ikomeze ryowe kuko uri Imana isumba byose. Ngaho tubera Imana kandi tubera umucyo umwuka wawe wera aze abane natwe abana n'uyu mushiki wacu n'uyu mwene data ndetse data nsimwe mudukunda n'uri kwa muganga n'uri mu modoka umwuka wera wawe Mana sabane natwe kandi tuyobore kuko uri Imana y'urukundo. Ngano turenyereye byose umwe mudukunda ijambo ryawe ritwubake rituyobore kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngahore mwuka waravayo utuyobore vayo utugenderere niko dusense Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen amen.
Pastor mu rugo baraho ni bazima madamu n'abana yego nabonye Imana igenda inshoboza bajya kwiga urazi ko miki cyumweru nicyo abanyeshuri ryatangiye byari bikomeye ariko nubwo bigikomeye ariko turashimira Imana yigejeje ikora ushize twageze aha abana bari mu biruhuko turababona turaganira batwaza n'izi ntebe twakoreye ibiganiro ariko no twageze aha nta n'inyoni bose bagiye kwiga bose bagiye kwiga mfite abana 5 biga umukuru yagize amakanga ari segonderi yagiye mu wa 4 yego kandi byanye ndi kukuyinga zikora n'imfura yanjye iri mu wa 3 segonderi ushiramo akabaragare ahubwo nansike ndashari kabisa shiramo akatege kabisa byari bikomeye nani konkorote we ariko kubera Imana haraho biri kugenda biri kwerekeza nabo bitarakemuka biri buze gukemuka umvikana abana 5 nanjye 3 ba yego banzengereje ariko Imana ishimwe ubu bari kwiga ndabona abana yenda bamwe baracyari segonderi ariko aho uburyo buri umwana akajya gutangira urunimo ko bose barimutse afite akane forume gashya ufite udukweto dusha makaye ko yasabwa yahari wa segonderi we nubwa mbere nabibona ubwa mbere yagiye naye nengatanga 2019 nkumva ko birangiye ubundi akora ne hatari narashingiye nari kwatirije ariko umwana ajya kwiga kandi buriya nani kokorode buriya hari amahirwe ndafite aya mahirwe ndafite mangira ngo n'umwana wanje wazayagire buriya nshimishwa n'abantu bangurikiye bari za Malawi bari Amerika bari mu migabane za Aziya kumva yakubwiye ngo ngende muri Aziya nda kindi kiba cyabiteye nuko yumvise ururimi rwawe nuko yumvise ururimi rwawe ngavuga ngo baye ndarize ikigoroba ngakubitamo n'igifaransa cyangwa igifaransa cyo ndakizeho ndabwo napfa kuvira mwaho ndabwo napfa kuvira mwaho cyo twize ari igifaransa gihari ngarukira mu wa 6 kabisa ndabwo ka umuntu warije wa 3 primaire abayihagazeho cyane kabisa ubwo rero ihungariza amateka nayo buriya mu Rwanda kokorode twagize amateka adasanzwe buriya mu byatumije ndakomeza na amateka y'ibyabe mu gihugu ngenga bitekereza ari nyinshi tuvase tuziga tuzayobora bande ko bintu bibaye kundi kubutegetsi buriya ngenga bitekerezo ndashimira Imana yangijije ngenga bitekerezo kokoroti nukuri mu bintu Imana yambabariye ngenga bitekerezo hari ibintu bitatu nize Imana yambabariye numva birarangiye ndangenga bitekerezo ngira Imana arayimbabariye icya kabiri Imana yambabariye ishyari singira ishyari nukuri singira ishyari yego umuntu twakuvuze hari na mpamvu twaje atumva pe nabanye n'abantu benshi atari ku konkuru sinibanga ni David yego nyirigona riketiva tumuntu witwa Pastor Laban ni imfura pe nokuri atuzareba kenshi iyo ntekereje niwe muntu nanjye numva nkumbuye nkavuga nti reka ntege ngende tumurebe dukora n'ibiganiro ati ndamugushimiye nanjye ni rero niyo mpamvu nanjye utansigaye ugiyeyo nanjye hari uko namubonye ibyo rero uri kuvuga natwe turi abagabo bo kubihamya kandi Imana igukomereza amaboko kuri Imana ishimwe cyane Imana ishimwe niyo mpamvu no mu biganiro twakoze mu bindi bihe buriya ndabwo ngira ishyari kandi buriya nje uko Imana yanyigishije ndamunyeshyari uzajya mu ijuru kandi nda n'umuntu ugire ngenga bitekerezo uzajya mu ijuru usanga ushaka usenge ewe ube na pastor ube na bishop ariko niba ugifite ingenga bitekerezo uracyabura byinshi cyane uracyabura byinshi buriya mu bintu Imana yambabariye ngenga bitekerezo y'amoko Imana yambabariye bitekerezo y'amadini iyo buriya no mu madini kokorode hari ngenga bitekerezo ndabizi buriya wari ko hari umuntu mutosangira bitewe n'idini yawe yego vraiment hari umuntu mutosangira bitewe yamara kumva ngo rumunye ngo ruwere dini yego amva akaba bivuyemo ariko njewe uje muri systeme yanjye akaba ngeneyeho sere vese yego ndayimuha
ndagize icyo nitaho. aho ngaho nanjye bituma menya rya jambo Petero yavuze Eh. niba arageze kwa Koroneli ati cyakora amenye ko mu mahanga yose Yego. uwubaha Imana Aha. agakora ibyo gukiranuka Iramwemera. iramwemera. Buriya nduzi impamvu yavuze ko ari akantu Petero Mm. nuko yari afite ingengabitekerezo. Yumvaga ko abanyamahanga ko batokizwa, Yego. kare bo bonyine bagomba gukizwa, kare bo bonyine bafite agakiza, kanari nabo bahuye na Yesu. Buriya aho nahuriye na Yesu hatandukanye nawe ahuriye nawe. Yego. Buriya Yesu arakwiye, uko nahuye nawe bitandukanye nuko nawe wahuye nawe. Yego. Kuko Yesu atwereka mu buryo butandukanye. Hari abantu rero baze ngo uburyo bwabo bahuye na Yesu nibwo ubwo, Yego. ko nda bundi buryo buhari. Inzira banyuzemo bagora na Yesu, ko nda yindi nzira ihari, kugomba kubanza guca mu dini yabo, Yego. ukubaha isabato se cyangwa ukubaha icyumweru cyangwa ukubaha uwa gatanu. Batugendane. Iyo rero ugikorera mu ruhande rumwe, ura David nani nani kokorode. Imana yigisha uburyo bwinshi. Yego. Kandi burya nuko tuzi Imana biratandukanye. Biterwa na memory card. Yego. Biterwa na memory card y'ibyo memory card yawe yakira. Mugeze hano muje muvuga kuri memory card. Hari giga zitandatu. Yego. Hari 8, hari 12, hari 100, hari 200 biterwa ijana na 28. urakoze. Umve iyo rero yubashe. Yego. Ubwo rero ibyo jya kuri iyo nshiga yawe bitandukanye n'ibyo jya kuri inshiga 8. Yego. No mu mwuka. No mu mwuka niko tumeze. No mu mwuka niko iyo umuntu azibicemo, Imana yamyishuriye buke amenya bike. Yego. Njye Imana yanyishurira ibintu byagutse. Namaze kumenya ko twese Imana iradukunda kandi twese turi abantu bayo. Yego. Ibyo byari bije uri kuvuga yuko hari amahirwe wabuze yo kwiga ngo urangize. Yego. Utagomba kuvutsa abana bawe. Bana bagomba kwiga. Yego. Nzarya bice ariko umwana agiye kwiga. Nzarya bice ariko umwana agiye kwiga. Nzemera mburare, nzemera sinubake ariko umwana agiye kwiga. Kuko njya nshimishwa n'umunyaburayi kokorode atira bana makuru yawe. Yego. Hari abajya banyandikira bakubitamo indimi ngahera. Ngahera mberutse kujya mu ngendo zanjye sengana n'abantu. Hari umumama twagiye gusengana, ngeze mu rugo mbona afite abana, ariko ngeze mu rugo yenda mama we niwe twavugana ikinyarwanda cyanjye nacyo ndazi no kuvuga neza. Nacyo ndazi no kuvuga neza. We twarahuzaga ariko abana bashakaga Imana. Yemwe umwuka uri muri nje bare bawukunze ariko kururimi ndahera. Ndahera mama we ndamusengera, ariko nawe ajya mu kandi kazi. Insenge y'abana ajya mu kandi kazi ko kubasemurira. Ajya mu kandi kazi ko kubasemurira kugira ngo numvikane nabo kururimi. Ubwo rero amahirwe tutabonye tuzahereza abana Imana ibidufashijemo. Pastor, twe duhereye ku makuru yo mu rugo birumvikana ko mu rugo bimeze nabi ntabwo waza kwicara kuri kamera. Tugiye kwikiza rero amakuru yo mu kazi bimeze bite? Mu kazi barasa kazi k'Imana ariko gusa kandi kazi Imana nako umwana w'Imana ko umukozi w'Imana byose nako utagira ngo nakandi utagira nako kucuruza cyakugira kandi ndarize ubwubatsi. Nize kuvuga Yesu Imana irabinyigisha ndamuvuga. Urebye mu kazi k'Imana ndacyo tubaye muri mu gukorwa, abarwayi bari gukira, no kuri abantu bari kubohoka, abantu bari kwihana. Mberutse Rusizi abantu bashima Imana, mberutse Bugesera abantu bashima Imana, mberutse za Kigali abantu bashima Imana. Kokorode abantu bari kubona Imana n'ukuri. Vrema kandi ikiganiro duheruka gukorana nagiye kubona munanimera yampamagaye. Yego. Ngo yogo Concorde ngo wakoze cyane, ngo uyu Pastor Labani twaherukanaga gusengana kera ati kandi hari ibyo yampanuriye bigira ute birasohora. Wamfasha ukampa nimero ye? Buriya se twarabonanye. Twarabonanye no mumere twasenganye nko muri za 2016 na 17 i Kigali. Turasenga Imana ivugana nawe inyuze muri nje. Yego.
kongera rero kubona akanomero kanje mu by'ukuri yarabonye ikintu kiza cyane. Yego. Yarabonye ikintu kiza cyane. Yanaranambambaga yashaka amafaranga, ashaka tike njyayo, aravuga ati Labani twishimire iby'Imana yakurunyijemo dore byarasohoye. Yego. Umukecuru afite imyaka nka 70 ariko pe umva azasaza neza. Nukuri. Nasenganye nawe afite inzu yenda gisukundu ariko afite inzu yarabanje raye ndambagiza anyereka icyumba ndi buryamemo nkina mu baga yanjye narayobaga. Kuby'Imana yasirabane Imana yabikubwiye binyurira muri wowe ko nzasa. Pastor, imvura y'umugisha irabonetse, niyo mpamvu tuvuye hanze tuza mu nzu. Yego. Imana ishimwe pe, twadodo tugiye kuboneka. Amen. Babanyeshuri babona utuboga. Imvura n'umugisha ariko. Hehe n'igwingira. Kandi ndagwa yareruka kugwa. Urubwo tuyibonye aho ko mwakoze mwazanye n'imvura. Twe twazanye imvura. Gusa mugani. Ubango ubwo twayirukaga hari izuba no mu minsi 10 ishize y'ukwezi kwa 9 izuba ryavaga ariko uyu munsi tariki 10 imvura iraguye. Kuva re mwazanye umugisha w'imvura. Hano hari abantu batangiye gutera ibishimbo byari Ngarama. Kumva rero ubwo mwazanye imvura mu karere ka Rubavu. Ibishimbo biramera bigubwe neza, sho turi kurya imitonore. Nyikunda kubi. Nyikunda kubi iraryoha mu kavange. Sawa rwose. Cyane kabisa. Pastor, twavuga ko umuntu wasabye nimero abonye ikiganiro ati mwasenganye kera, sinzi ni uwo mumamara guhamagaye. Twaravuganye njyayo arambwira ngo vayo usorome ku mbuto z'amasezerano yasohoye. Yego. Nagiyeyo nanjye njya ku mbuto z'amasezerano yasohoye. Hari ibyo wamuhanuriye kera nyuma muraburana. Yonga kukubona kuri Concord TV show angije asaba nimero. Yego, twasenganye 2016 2017 turaburana. Ata telefone nanjye mbora nimero ziwe turaburana pe. Turaburana tumaze kuburana kubwa y'amahirwe arongerera mbona kuri Kokorode official. Yego. Gwe rero yarambye ati Pastor vayo. Vayo urebe ibyo Imana yakoze. Ubirebe. Yego. Umva tugendane ndashama Imana ivuga ngo rihere. Ntaryo pe. Nukore ikintu cyose Imana yavuze na kugikora izagikora. Icyo yabaga mu nzu y'inakisi ukundu. Yari koza ari kidakoze neza. Ariko natunguye no kujyayo nzanga afite inzu nene yaza ati Pastor buretse gushima Imana. Yego. Tubanze dutambagira inzu. Twatambagiye inzu tugera ahantu ku cyuma cy'abashitsi ngiraho bage yanjye. Yego. Navaga muri doshe gusubirayo ngayoba. Ngayoba kubyo Imana yakoze. Ubwo rero buriya iyi Imana ivuze ibizini giza sohoreza icyo yavuze. Nukuri. Narahageze cyakora nanjye binyongerera imbaraga mu kwizera. Ndavuga ngo uko byagenda kose nundi wese wibitse icyo Imana yamubwiye. Yego. Izagikora. Ndebo Imana yanyuriyemo imubwira ko azasaza neza. Kandi kadasasabiriza kazasazira hano heza. Nasanze mfite hano heza cyane. Nukuri. Nawe uravuga uti Imana yankoresheje nyawe icyo. Imana ishimwe cyane. Yego. Bira rero tubibonye bidutera icyizere. Kongera kugirira Imana icyizere bango Mana uracyari muri tworo cyadukoresha kandi koko uzakomeza kudukoresha. Nukuri. Pastor, abakunzi ba Concord TV show bakunda ijambo ry'Imana. Yego. Ni karibu tugeze ijambo ry'Imana tugahita kwivugira navuga yacu ariko reka twumve ubuhanuzi bukuru burutse ubundi bwose. Imana ishimwe cyane rwose. Ndakunda kuvana ni ijambo rya nyiri ijambo ubundi twe turi kwivugira yacu ariko reka twumve ijambo ry'Imana. Uranyemera mbe cecetse uno ubwirize wisanzuye. Imana ishimwe cyane nanjye ndahari mu uyu mwanya w'ijambo ry'Imana nayo ndayifite. Mfite impano yo kuva ijambo ry'Imana buriya nayo ni impano yanjye underetsemo neza. Yego. Imana nishimwe. Reka tugere hano mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyaho mu gice cya 5 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 5 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Murongo wa mbere atubwire ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi muri Heburayo cyitwa Betesida
cyariho amabaraza atanu, vuga ngo amabaraza atanu. amabaraza atanu. muri ayo mabaraza harimo abarwayi benshi, vuga ngo abarwayi bari benshi. Abarwayi bari benshi cyane. Harimo impumyi n'iberema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe, vuga ngo rimwe na rimwe, marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Nimwakire ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 5. Tuhumvisizemo umuntu yari arwaye, Bibiliya itavuze amazina, ariko yari arwaye. Ngo yari amaze igihe kirekire cyane arwaye. Bibiliya ivuga imyaka 38. Niba yari imyaka y'ubukuru bwe simbizi, niba ari imyaka 38 yaramaranye iyo ndwara simbizi, gusa nuko Bibiliya avuga ngo yari amaze imyaka 38 arwaye. Umuryango we ntacyo bari batarakoze. Birashoboka ko bamuvuje ahantu henshi hatandukanye. Ngaho nawe uri kwivuza muri iyi myaka cyangwa se muri iki gihe. None baza kumva amakuru ko ari ahantu ku kidendezi ibitangaza bikorerwa. Aho hantu ngo hari inzu yari yubatse neza iriho amabaraza, ngo ariko hafi aho hari kidendezi. Imana ishimwe cyane. Hari kidendezi, ngo n'icyo kidendezi ngo hari iminsi marayika yamanukaga, ayo mazi yakihinduriza ngo utanze abandi kujyamo agakira indwara ye iyo ari yo yose. Ku ibaraza ry'iyo nzu yaregeranye n'icyo kidendezi ngo harimo abarwayi benshi, barwaye indwara zitandukanye, barwaye uburyo butandukanye kandi barembye, bategereje ekereboza kuba mu mazi, utanze abandi kujyamo agakira indwara ye iyo ari yo yose. Bivuga ngo nda ndwara igendanirana kwa Yesu. Iyo gihe cyageze, saha y'Imana yageze, buntu bw'Imana bwageze, nda ndwara ikinanirana kwa Yesu, ubyange cyangwa ubyemere. Impamvu ubona wivuje kwa runaka bikanga, kwa runaka bikanga, kwa runaka bikanga, nuko Yesu atararambura ikiganza. Umunsi yarambuye ikiganza buzacya mu gitondo uri mutaraga. Twarabibonye natwe ubwacu turi n'abagabo bo kubihamya. Twabonye abantu basenze, twabonye abantu bivuje bikananirana, ariko igihe cy'Imana cyagera twahagera ibintu bigakoreka, Imana ikihesha icyubahiro. Mana nihabwe icyubahiro bana b'Imana. Nuko ngo iyo marayika yamanukaga akajya muri ayo mazi yarihindurizaga, utanze abandi kujyamo niyo wakiraga indwara ye. Uwo murwayi wari ufite 38 yabonye abagabo bari kuhakirira, yabonye abadamu bari kuhakirira, yabonye abakobwa bari kuhakirira, yabonye abasaza bari kuhakirira. Ariko we yari afite ikibazo, ngiyo amazi yihindurizaga yaburaga uwo kumunagamo. Imana ishimwe cyane bana b'Imana. Buriya nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, buriya hari igihe abantu dutinda mu butayu bitewe nuko twabuze dufata ukuboko ngo tugeze i Kanani. Hari igihe abantu batenze mu bushomeri bitewe nuko babuze ubanagamo. None kuriya murwayi ngahamariwe icyo gihe kirekire, ariko nda kindi cyamuherezaga ibyerengero nuko yari azi ko cyangwa se yarabonye ko hari abahakiriye barakira barataha. Ariko we ngo ahamara icyo gihe kirekire kingana gutyo, ari iki gitondo kimwe Yesu abyiyumvamo, aza kunyura hariya i Yerusalemu. Maze kunyura ngaho i Yerusalemu, nuko Imana yari yagendere gukiza uriya muntu. Ngo wahageze asanga uwo muntu yaraharwariye cyane, yene kirekire, sanga yahabereye indembe, ibintu byarakomeye. Yesu aramubaza ngo urakora iki hano? Ni iki cyagutindije hano? Icyamba nawe Yesu akagera iwawe, cyamba akagera ku rugo rwawe, cyamba akagera iwawe akawozaho. Ni iki cyagutindisha mu butayu?
buriya hari abantu batinze mu butayu ku by'impamvu, watinze mu butayu ku bw'abarozi, watinze mu butayu ku bwa bene wanyu, watinze mu butayu ku bw'igihe, ariko Yesu agiye kuza akatire ku irembo ry'iwawe. Iyo Yesu yase byose biratungana, iyo Yesu yashe byose birashoboka. Imana ntihabwe icyubahiro. Nuko umurwayi arisobanura, ariko nubwo yisobanuraga Yesu we yarazi icyo ashobora gukora. Mana ishimwe cyane. Nawe amagambo yabaye menshi, ibyawe ndawutabibwiye, ariko umunsi Yesu yaje ndabwo uzisobanura. Yesu azakora igikwiriye kuri aya manywa, cyangwa se muri iri joro, cyangwa se muri umugoroba. Ndagusengera ngo Yesu akatire wawe, ye mukobwa, ye mugabo, Yesu akatire wawe, ye mudamu, Yesu akatire wawe. Ahakatire, kuko nahakatira hari icyo azarema, hari icyo azakora. Imana ntihabwe icyubahiro. Nuko umurwayi arisobanura ngo ariko Yesu aramubwira ngo uhereye none ikorere uburiri bwawe utahe, ikorere ingobyi yawe utahe. Uwo bari bazi ko atazakira, uwo bari bazi ko byarangiye, uwo bari bazi ko ndakigenda, babona badadutse, babona arahagurutse, azenga uburiri bwe arataha. Imana ishimwe cyane. Buriya nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, nta kindi ubuze. Ubuze igihe cya Yesu, kandi nta kindi kigutindisha mu butayu, nuko ndawukunagamo. Mana ihabwe icyubahiro. Nuko ndawukunagamo. Ubuze umuntu ukuvuga, ubuze umuntu ukunagamo. Imana ishimwe cyane. Ubuze umuntu ukunaga muri uriya mwanya, muri iki gihe hasigaye akora icyene wabo. Buriya nimukabona abantu bazamutse, baba bafite ababazamuye. Nanjye kuba n'icyano mfite umuntu wahanderetse, mfite umuntu wahanzize. Nubona umuntu mu kazi, aba afite umuntu wamuteretse, wamuteruye amunagamo, aravuga ngo icara hano ko by'impamvu runaka. Nawe Yesu akwibuke, nawe Yesu akugenderere, ugira abakuvuga. Iyo nsomye ijambo ry'Imana mu itangiriro mu gice cya 41, tuhasanga umugabo witwa Yosefu. Yosefu yatinze muri gereza bitewe nuko ndawe yari afite kumuvuga, ariko igitondo kimwe ibwami baramuvuga, baravuga ngo nyamara mu buroko bw'ibunaka muri gereza twahasize umugabo, yaradusobanuriye, asobanura bino n'ibi birasohora. Nyakuba mwami, warose inzozi ziteye ubwoba, ugiye ukajya kumara ugasanga kirimo, niwe wagufasha ku iki kibazo wagize. Yosefu yarabonye umuvuga, nawe hagira ukuvuga mu izina rya Yesu. Yo haleluya, hagira ukuvuga. Muri abantu benshi bishwe nuko ndawubaterura ngo ari karakazi uzakora. Mose wabonye ukunaga muri uriya mushinga, uzakora byemere. Mose wabonye ukunaga muri uriya soko, uzafata imangazini, uzacuruza, ibintu bizagenda neza. Ukeneye ukunaga muri Yorodani, ukeneye ukunagamo ugakira indwara yawe, ikibazo cyawe icyari cyo cyose kikavivuka kikavaho, Imana ikesha icyubahiro. Ariko Yesu utarobanura ku mutoni, Yesu utarobanura ku mutoni. Igitondo kimwe araza, asanga umuntu araharembeye, byarakomeye. Yababwiye ati hoya, wowe ibyawe ntabwo uzakizwa n'aya mazi, ukikorera ingobyi yawe utahe. Mana ishimwe cyane. Yesu azi ubutayu maze imyaka, Yesu azi ubutayu maze amezi, Yesu azi ubutayu maze iminsi, Yesu azi ubutayu umazemo ibyumweru. Icyambu ugahura na Yesu, Yesu akagutabara. Icyambu ugahura na Yesu, Yesu akakuvuga. Yesu ababwira ngo humura, ibyari ibibazo by'imyaka bibaye igisubizo, bibaye ibyishimo by'igihe cy'iteka ryose. Imana ntihabwe icyubahiro. Reka ngane ku musozo umushiki wanjye na mwene data. Imana ibane nawe cyane kandi kubake, Imana ibane nawe kandi gutabare. Imana imenye igikwiriye. Namenyereza ko Yesu akiza mu buryo bwinshi. Hari abakijwe n'ari y'amazi barataha, ariko uriya we Yesu amugezeho ntabwo byari ngombwa kujya mu mazi. Yesu rero akora ibye mu buryo butandukanye. Ubutabazi bwanjye butandukanye n'ubwawe, ubutabazi bwawe butandukanye n'ubwanaka. Icyo ngusaba ni kimwe, tegereza Yesu. Yesu naza byose bizajya ku murongo. Akira neza ijambo ry'Imana. Imana ikumbere umugisha mwinshi cyane. Amen. Amen, amen. Reka natwe twikorera uburiri bwacu tahire. Twamaze igihe tujuguda mu kidendezi, ariko Yesu hewa yakokoro bonde abantu bishwa no kubura ubanaga mu kidendezi.
Yesu ubwo yahageze. Mose rero habone se ubonaga mu kidendezi Yego. bintu bizakunda. Yesu ubwo yahageze reka duhaguruke twigendere. Amen amen. Amen, amen. Niko bimeze. Pastor reka dusoze n'undi ugiye kuduha nimero Eh. wagukenera ngo musengane abe yaguhamagara n'undi uhita dusoreza n'isengesho. Sawa urakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 24 iboneka no kuri WhatsApp wanyandikira gihe mbiboneye nagusubiza. Aya ndashobora gutinda kugusubiza bitewe n'inshingano zindi ngaba ndi gusenga ngaba ndi ahandi hantu bitangundira ariko igihe nabibonera nzagusubiza kandi Imana izahabwa icyubahiro. Amen amen. Amen. Karibu n'isengesho dusoze. Mana muremye, Mana mucunguzi, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Wakoze byose ndetse ukora imirimo n'ibitangaza, tugeze kuri uyu munsi, tugeze kuri tariki, tugeze muri uku kwezi. Mana turagushimira bihererwe icyubahiro. Ngaho data biza mwamo dukunda, girira neza uyu mushiki wacu, umurendesha imbaraga zawe no kwera kwawe kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri Imana nyembaraga. Data mwiza mwamoraho, ngaho kora byose kandi ibyo ukora ukomeze kubikora kuyubahisha. Uyu mushiki wanje amaze imyaka arwaye, amaze imyaka afite ikibazo, amaze imyaka mu shomeri, uyu mwene data, ariko ni wowe Mana wakora byose ng'Imana, ni wowe Mana wahaguruka. Data mu izina ryawe Yesu Kristo muja wawe akabona ubutabazi. Ngaho dufashe muri byose, turinde muri byose, ugiriye neza uyu mwene data, umurwanirire abone Imana nguko uyu muntu yabonye Imana mu gihe kinini cyane ndetse uramwiyereka atahana amashimwe. Reka rero uyu mwene data uyu mushiki wanje nawe abona amashimwe muri uku kwezi, izina ryawe nirishimwe. Ngadufashe kandi umurengero umugirire neza, myaka maze arwaye kuri kiriya gisasiro cy'umwanzi. Data mwiza hagumye ndibyagukundira ko yashima, ariko wamwegura yashima, izina ryawe yatanga ubuhamya. Ngamubera Imana, mubera umucyo, mufashe muri byose. Niko dusenze Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen 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 amen.